uri umubyeyi, uri umurezi, uri umuyobozi w'ishuri. Dore amagambo wagombaga kumubwira mbere y'uko apfa. Ihangane nubwo usibiye, ntabwo ubuzima burangiye. Tukuri inyuma kandi bizakunda. Gatatu 50 Gatatu 50. Sha nta kundi. Ndabareba nkabona muzabona reba nkaye warasibiye, ariko n'ubundi ndabona nta kizavamo rwose. Kandi reka nkubwire rwose, ntabwo natuma ugaruka kwiga mu kigo cyanjye. N'ubundi sinzi icyatumye nkwakira. Ibyo bakabikora birengagije ko umwana afite uburenganzira bwo kwiga aho ashaka, uko yaba ari kose. Aya ni amagambo y'abarimu, abayobozi gito, mbise gito kuko nabo ni ababyeyi b'umwana, kuko nabo bamutwara kuva bukiye kugeza bwije. Ayo yose yuje ubugoryi aba yavugaga kera rimwe ritaraza, ngo umwana utari kubasha kugera ku bipimo byateganijwe abigereho neza cyane, ubundi asoza icyiciro ahagaze neza. Reka minonosore neza cyane. Kera iyo umwana yagiraga amanota adahura n'ibipimo byateganijwe, yabaga afite amahirwe yo gutaha akajya kuragira inka, gucukura imisarane ndetse no guhinga, kuko bagiraga bati guhinga ni wo murimo, ibindi byose ni amahirwe. Abantu mwahuye n'ibyo bihe, mwihangane mukomere. Byari ibihe, ariko mutere abana banyu akanyabugabo, ubundi bazabahoza amarira mwarize. Ayiwe ntarondogoye di. Iyo umwana yatsindwaga yaratahaga, ubwo kwiga bikaba birarangiye. Gusa ubahabwa andi mahirwe. Erega umwana ashobora kugera mu kizami agaha n'ibizazana agatsindwa. Reka rero azaze yongere yige, ubundi ahure n'umwibutsa ko yatsinzwe. Mbese ugira uti rwose n'ubundi nta kirimo rwose. Gusa wibuke ko nongera gutsindwa uzareba ahandi wigira, uzashaka ikindi kigo, ntabwo nakongera kukwakira mu kigo cyanjye. Aya magambo yuje ubumara n'ubumara, ameze nk'inkota ityaye, ucumise mu rubavu warangiza ukayikuramo, ukongera ukayisubizamo, ukamenamo umunyu cyangwa umurayi. Naho bidahagije ukamukoma ikintu kiremereye mu mugongo, yagira ngo yeguke atake, ukamutera ikindi muri nyamivumbi. Ubwo igikurikiyeho ni ugushyingura, cyangwa umuntu agapfa ahagaze. Ikibabaje ni iki noneho, ubwo mu rugo naho rurageretse. Bagira bati nzarebe noneho nutsindwa ashaka uko uzabigenza, nta yandi mafaranga nakibonera pe. Umwana isi muwanye ntoya, ku buryo yahita ava mu ishuri akigendera. Ubwo dropout ikaba iratangiye, umubare w'inzerezi ukiyongera. Ejo bundi akagerwa mu nzerezi, yava yakiba, bakamufata bakamuhondagura, bakamuvuna akaguru, umutwe n'imbavu byo byasigaye ku ishuri. Muri make umwana ararangiye, azize amagambo mabi yabwiwe. Uri umubyeyi, uri umurezi, uri umuyobozi w'ishuri. Dore amagambo wagombaga kumubwira mbere y'uko apfa. Ihangane nubwo usibiye, ntabwo ubuzima burangiye. Tukuri inyuma kandi bizakunda. Gusa ndagushimiye ko warafashe intambwe ya mbere ukagaruka kwiga, kuko nizeye ko uzabibasha cyane. Wirinde kwiheba, kwisuzugura, mbese ntujyane umutima kure. Bizakunda mwana wanjye. Wari kuba umuhaye urufatiro rukomeye rw'ubuzima, none waramuhuhuye. Ihangane biragoye kubyumva mu matwi, ariko nta kundi. Kurera si ukurekura, kurera si ukurerega, kandi kurera si ukurindagiza umwana. Ahubwo kurera ni ukurinda umwana, mukajyana ukamugeza aho ajya, nawe ugakomeza urugendo rwawe.